Okay, Kwakiriza iki? Uranywa iki? Mfite amazi mbere ko ibiryo ntibirashya. Ariko mfite amazi, mfite amata, ariko reka ngweze ku mata. Oya. Urashaka iki? Nshaka Agasbuye. Ushaka? Kaheneke. Kaba wazitekereza mu modoka nje kuzizana. Oya. Tazo ndabona urazana. Kurumva ushaka Agasbuye. Cangwa neza. Mama yanje turashize. Bahereka nje gushaka nimba kareba. Turahumye. Wari ndukinguyera sheri wahageze Yego nahageze ndaje ngusuze mutware mwiza ni karibu ni star karibu sheri awe kaze mutware mwiza utanegera sheri namahoro wiriwe neza ko hatangaye ni surprise nkore n'ukuri yes aka kantu hagati kara nakarusho hagati sheri aka kantu ngomba kukigisha abantu hagati nyine ukuntu nyakiriye erega umugabo abagomba guhabwa icyubahiro kiwe sheri ngo nuko ari aya mahanga abantu bari kwiruka hapana pari ariko at the end of the day umugabo abakwiriye guhabwa abakwiriye kwakirwa nk'umutware uya n'abandi badamu bamenya agaciro bakabiha agaciro byaba byiza ntabwo mbajageze ariko nyine at least rimwe na rimwe umugabo abakwiriye kwakirwa neza ni byiza cyane ubundi bingibi umudamu w'umunyafrika wese hari abakira abagabo babo gutya so ni ibintu byoroshye rero How it is. Urakoze cyane. Thank you. Birute. Thank you. Niriwe neza. Abantu. Niriwe niruka hapa n'iby'abana nyine mu rugo ariko meze neza. Manishimwe. Yeah. Manishimwe kutasha amahoro sheri. No. Mihanda. Aya mamodoka tugendamo ni hata. Natasha amahoro ashima Imana. I know, Shakubwira ko ukunda mutware mwiza. Yego, urakoze cyane. Kora akantu k'impeta. Chokora wayambuye. Kigira hano mu modoka. Bisize mu modoka. Tukongera kwisiga mu modoka. Ari nyine. Ukisiga mu modoka cyane. Kuya nayibagirwa. Oh, come on. Yeah. Ari nyine yenda koga kuya nayibagirwa. Okay. Kwakiriza iki? Uranywa iki? Mfite amazi mbere ko ibiryo ntibirashya. Ariko mfite amazi, mfite amata, ariko reka ngweze ku mata. Oya. Urashaka iki? Nshaka Agasbuye. Ushaka? Kaheneke. Kaba wazitekereza mu modoka nje kuzizana. Oya. Tazo ndabona urazana. Kurumva ushaka Agasbuye. Cangwa neza. Mama yanje turashize. Bahereka nje gushaka nimba kareba. Turahumye. Sheri reka nkuzanira akantu ko kunywa. Yego. Cyaka kimeze nabi. Yo, ndaje mutware mwiza. Wagwa akajusi cyangwa amatara? Akuba yizo no yose. Nakari hafi pe. Kari hafi. Aya. Hafi rwose. Umuntu ayirinze kurya hanze. Wirinze kujya hanze? Ibiryo by'abazungu se baba bakojeje ku muriro. Urakoze cyane. Thank you so much. Kutagotomera hose.
mara n'icyaka cyari gikumereye nabi icyaka cyari gikumereye nabi soma mutware mwiza ubundi iyo umushyitsi yagera iwacu ukanguha agastori gato iyo yagera mu rugo ubwo nyine tukiba iwacu iyo ngiyo intambara zitaratera nabonaga kaka yakira umushyitsi akavuga ati ushaka ko kunywa ati yego akamuzanira akerera akamuha inkongoro akamuzanira inkongoro yuzuye amata tugifite inka neza nagagotomera umugabo agatambuka akagenda bari mu rugendo twebwe iwacu rero amata ni nk'ay'abana umugabo mwaki nicara hariya cyangwa ndapfukamye hano urakoze cyane bikwigora urakoze cyane umugabo bamwakiriza agahiye twagira icyo bita urwagwa tukagira nta mugabo wakiriza iwanyu mwakunda kwakiriza ikabashyitsi n'agasembuye ubutaha nzakagutegurira mutware mwiza nzakagutegurira pe ariko umuntu azanywa icyo ashaka nta n'icyo bitwaye ubu niko ntayanga kuko yampaye ako mata n'ay'abantu bose batunze inka ni gute agasembuye kabagajije sheri kandi namwe mwaragira inka ibibuga byuzuye ikibazo abenshi basaba bafite intoke bakagira hari icyo twahinga cyo bita amasaka bakagira amasaka akavamo rero icyo bita umusururu rero habamo umusuru w'abadamu hakaba n'umusuru w'abagabo nk'aho umwiyoye wandika kabiri sheri ariko nanjye ku gasururu ndagakeneye narakabona nyamara hari igihe najya mu birori bya Afurika ni ukuri pe batumiza hano barakanywa sinzi ukuntu babigenza udafite nyoko wenda nkakakwigisha nzagenda ariko nzahure n'abakecuru b'iwanyu bamfashe nyine nanjye kuko narajega njyewe maze imyaka 10 maze imyaka 10 za rucura ariko sindanywa agasururu so ni ukuvuga ngo ninjye Afurika uzanjyane rwose ahantu mu cyaro uzi ko hari abakecuru bahari hirya za rucuro za masisi nanjye numve ko yes yego imico yarahuye ngomba kumva akantu nzakugura urwagwa ariko nzaronka sinzi icyo gihe ko nzamenya ihakire urwagwa ayo wawe numve nzamba no ko notunga gutya gusa no kwa masinda gutya nkaza ngenda amaguru abushanye nkakujya k'umuntu uzambe hafi niba wiyemeje kuzamba hafi nzarokugurira icyo gihe uzahinduka uzatangira kugenda nka ba misi turashize nta kibazo nta n'icyo bitwaye amaguru nyine mukuri ngenda nyabushanye nzanywa ku musururu kubera ko ni umuco w'iwanyu gusa nayo ngo niko bikuganira sinkunda ibyo misuru nawe dukunda agasembuye agasembuye ni umuco uri mugabo wese itegeko si itegeko abagenewe kunywa ibirahuri 2 ku munsi none ko watinze ngiye ko uzi akoze kindi ejo bundi nzakwakira ejo nzajya kuyikugurira ntacyo bitwaye pe nimba umutwe turahuri 2 mu muhanda utwaye imodoka ntacyo bitwaye utwaye ntabwo wemerewe kunyinzoga ugiye wageze iwawe kuko kutayanyweye ayo mata cyangwa nyine kujya ku bitaro basanga umusemburo waragabanyutse kubera utanywa agasembuye urumva rero naratakaje waratakaje turahomewe ariko ngira kamanuka ari uko wakanywaga mbere oya igihe cyose wakanywera nta kibazo ariko inzoga ziratandukanye hari wine hari zikomeye hari izoroshye ariko nziga kunywa ku kawine nzayikugurira cyangwa amarura bitwaye ikisi uzakagura ejo bundi rwose nzayikugurira na sante wongeye kuzanywa ku marura cyangwa kawine nyine nanjye numva umusemburo wanjye nyine nawe wumve akantu ntaragerageza kuva nawe ugomba gutera imbere yes ariko nta n'icyo bitwaye ta oya nta kintu nta n'icyo bitwaye rwose
sheri ndabona kabisa akanyota kari kugenda gashira no gutabonye agasembuye. Oya nta kibazo ndanezerewe. Mu by'ukuri ndagushimiye. Elizabeth du stress twinshi. Mba ndumva du stress turangiye ku kazi. Urakoze cyane. Herega n'ubundi niko byakagombye kuba bimeze. Kuko umugabo uretse no kuba ari umugabo, umuntu wese akunda kwakirwa neza. Yes. Uvuga ngo nimba nkwakiriye neza ugasanga iminkanyo ya rigari ya stress uhita wumva nyine nawe utameze neza. Ariko abantu bashakanye nk'umugabo n'umugore kwakira umugabo ubundi byari umuco. Byari umuco ngo nuko twageze n'amahanga. Byari umuco. Yinjira mu nzu nakamye ati jya guteka saho jya guteka wigwarize ntunambaze wanambaza nkaba nakunakira nkakubwira nabi ati cumba tujye niko bimeze da niki gihugu ni hatari baruka abagabo igihugu ntabwo cyaduhindura umuco wacu. Abazungu bagira uwabo natwe tukagira uwacu ariko nani maisha ubuzima niko butugiye umuntu aba ari kwiruka ariko at least one day ugiza ku gatima keza wakira n'umugabo wawe cyekora ga surprise nkore akagendera nk'ukwezi ko nanjye nukunishura apa ni moya nukunishura tubizi se twatunteje umbe twavuganye nge ntabwo ngomba kwakirwa singoye abagore bitugoye ni duto gahunda ni gahunda na mimi so utanilipa it's okay yari black well ndishimye kuje ugeze mu rugo amahoro sheri nanjye ndanezerewe ko usanze muri bazima kuba wasanze rero nkwakiriye gutyo nuko nabitekerejeho kandi nanone numva ko ari ngombwa wakoze kunzirikana. Yes ko bibiri iravuga ati abagabo n'abatware so akira sinumva ndi kuguhamagara ntufate phone bagamagaye nk'inshuro ariko nilikuwa najirekebisha uranyinje nzi ko ngo waryana reka da ntabyo kuryama namye ntekereza uko nkwakira ngira gukubita ari novi ni mu mutwe byaturutse byasabye acting eko bigiye ko nkabyanye mu technology technology kugeza hano hose ariko ntidaza iryo jambo si ubwo ni technology nyine naje numva technology kibaye cyose hakugera technology ariko nimbi ari technology yavuye mu mutwe ibintu byose buri muntu aravumbura niko bimeze da nta muntu utavumbura buri muntu aravumbura cyane rwose biba bikenewe rero twarameze na mu ciko narandimo gucopora reka maze ncopore kuko ntabwo wararira rwose ako kerera reka mbaze ncopore hariya kwitegura njye muri doshe asigamba no kuza gahe ngo enjoying ako kerera asigaye reka nanjye ncopore hariya vuba sibyo urakoze cyane nanjye ndasoma usoma mutware mwiza gusoma ucuru